nk'ababyeyi mwami utwigishe gusengera abana bacu, utwigishe gusengera abana bacu, utwigishe mwami ukuntu tubatura ijambo ryawe kandi rikabakurikira. Ijambo ryawe rambwira ngo toza abana inzira bakwiye kunyuramo bakiri batoya ngo bazarinda basaza batarayivamo. Mana ndakwinginze utwigishe ukuntu dusengera abana bacu, utwigishe ibyo tubaturaho mwami ngo bazigishwa n'Uwiteka ngo kandi bazagira n'amahoro menshi. Reka aho bagiye kujya mu mashuri bigishwe nawe data, bagira amahoro menshi, ubarinde inshuti mbi, ubarinde abarimu babi, ubarinde mwami byabahiga byose. Mu izina rya Yesu tubatwikirije amaraso ya Yesu, tubateretse mu buntu bwawe, tubashyize mu biganza byawe Mana, kuko tukwiringiye, kuko tuzi kuri Imana yacu. Turatuye imbaraga zawe, turatuye gushobora kwawe, turatuye kunesha kwawe, turatuye mwami sante yawe, turatuye mwami ubukungu bwawe n'ubukire bwawe, ubutunzi bwawe mwami, muri izi ngo zose zigukeneye, muri izi ngo z'abapfakazi mwami zishaka koreza abana amashuri ariko zidafite ubushobozi, aba bakeneye scholarship mwami ndakwinginze mwami, aba baplayinze batarasubizwa ndakwinginze mwami, aba bategereje data ndakwinginze mwami, aba barirwa n'amasosiyasiyo hirya no hino provide papa, bagirira ubuntu mwami, bekwirirwa batonze ahantu bica intege data ndakwinginze mwami, bibakorera warabidukoreye mu izina rya Yesu Kristo, babone ubushobozi bagiye mu mashuri bige, bazagere kure, bazavemo abantu bakomeye. Niwe basha gufata umuntu ukamukuramo mukungugu, umukene ukamukura mukungugu akitira hejuru akaguhimbaza, urabishoboye data. Mana nyemerera mwami iki gitondo data nzane n'aba babyeyi benshi cyane mwami bari ku isi hirya no hino, bari muri iki gihugu no hanze yacyo, mu izina rya Yesu Kristo, kugira ngo nzamure abana bacu, nzamure abana muri community yacu, nzamure abana bavuye mu nda zacu, nzamure abana mwami bari hano hanze, abanyarwanda, abarundi, abanyamurenge, abumva ururimi mvuga bose, abana bose ku isi data ngo numugisha. Ijambo ryawe rirambwira ngo abana n'umugisha uturuka ku Uwiteka, ngo hahirwa ubafite ari benshi mu nzu, ngo kuko bameze nk'imyambi arashisha umwanzi. Data aba bana n'umugisha waduhaye, niyo mpamvu ntacyo tuzemera ko kibakoraho. Mu izina rya Yesu Kristo tukiriho tuzashakisha ibishoboka byose kugira ngo abana bacu babe bazima. Ndabazanye mwami muri iki gitondo, ndabazanye mwami muri iki gitondo kugira ngo mwami abazabareba mwami, abazabumva bavuga, abazabona batambuka, Mana ubwiza bwawe buzabe bubariho, bazabe bariho igitinyiro cyawe, bazabe bariho imbaraga zawe, bazabe bariho ubwiza bwawe. Mana ndabasengeye muri iki gitondo kugira ngo ubwenge bwawe bubabemo, ubwenge bw'ibyo bigishwa bubabemo. Niba aba bana barangara, turabatuyeho kumvira, turabatuyeho kureba kure, turabatuyeho mwami ubwenge, turabatuyeho mwami ibyishimo byawe. Ubarinde inshuti mbi, ubarinde inshuti mbi, ubarinde ababashuka, ubarinde ababajyana mu bidakwiriye. Ijambo ryarambwira ngo duhagarare ku musozi, ngo turindire twumve icyo tubwira. Ijambo ryawe n'ukuri mwami, ibyo ritubwira n'ukuri mwami. Turasengeye abana bacu, turasengeye abana bacu, ndasengeye abana b'umuntu wese uri kunyumva mu izina rya Yesu Kristo, aho bagiye kwiga amashuri, bamwe ni bashyashya mwami muri ayo mashuri, bamwe ni bashya muri ibyo bigo, ariko Mana ndakwinginze kugira ngo ubuntu bwawe bubabeho, imbaraga zawe zibabeho, amaraso ya Yesu Kristo ababeho. Turabatwikirije amaraso ya Yesu Kristo Mana, tubatwikirije amababa yawe, twikire mwami, ngo uba mu bwisho bwisumba byose, ngo azahora mu gicucu cyishobora byose. Ndabwira Uwiteka, nuri ubuhungiro bwanjye, uri n'ubuhungiro bw'abana banjye, uri igihome kidukingira amanywa na nijoro. Data giteye ubwoba ntikizadutera ubwoba. Mana ndakwinginze data, mugiga igenda ku manywa ntikabagereho, mu izina rya Yesu Kristo wa Nazareti. Turabakikije ibirimi by'umuriro mu izina rya Yesu Kristo. Ubuntu bwawe bubasange, ubuntu bwawe bubasange. Mana ubahe gusobanukirwa, Mana ubahe kumenya mu izina rya Yesu Kristo. Ndakwinginze data, uyu mubyeyi uri kunyumva Mana afatanye nanjye dusengera abana bacu. Rikota karamande kerebekeri ya rababa, reketekere mekesikata, ribakotekeri makotere mekesi ya rababa. Turabasengeye bano bana, turabasengeye bano bana, turabashinganishije mwami, ababuze minervare kujya ku ishuri turabazamuye data, ngo Mana providing. Ntabwo nzahuri bukure, ntabwo nzi uko bigenza, uri Imana yaremye ijuru n'isi, uri Imana ifite byose. Ndasengeye aba bana bakeneye minervare ngo iboneke mu izina rya Yesu Kristo. Ubwo abandi bari kujya ku mashuri nabo ntibabura uko babigenza, ucinzira data, ucinzira warabidukoreye kera, nabo wabibakorera n'ubu. Uracyari Imana ivuga bikaba, uracyari Imana itegeka bigakomera. Mana asanga aba babyeyi, ubarebere mwami inzira, ubarebere inzira babone minervare, boheza abana ku ishuri.
Mana ndasengeye data abo bose mwami Imana ishobora byose babuze ibikoresho by'ishuri. Provide papa, urashoboye mwami. Provide God, urashoboye provider, urashoboye kubabonera inzira bakabona ibikoresho by'ishuri, bakabona iyo minervare, bakajya kwiga nabo bagashima ko Imana bagiriye neza. Mu izina rya Yesu Kristo niko nsengeye mwami abo ngabo barwaye kandi igihe cyo gutangira ishuri cyageze kugira ngo ubakize mwami, ubagirire neza mwami, ubabere ibyiringiro data. Ikiganza cyawe kibasange, yaba bari kwa muganga, yaba barwariye mu rugo. Ndasenze mu izina rya Yesu kugira ngo ubakize basubire mu mashuri, ubakize bagende mu mashuri mu izina rya Yesu Kristo Nazareti. Abo batsinze mwami ariko imibiri yabo ikanga, imibiri yabo ikabirwaye, mu izina rya Yesu Kristo ndasenze ngo bagirire neza, ubumve data, ubohereze muri ayo mashuri mu izina rya Yesu Kristo Nazareti. Ndasengeye mwami Imana ishobora byose, umubyeyi uri kunyumva ufite ibibazo bitandukanye, wabuze ahashyira abana, wabuze ishuri ry'abana, wabuze daycare y'abana, wabuze uko abigenza, cinzira data, cinzira mwami. Muri bihugu bijya bibaho bikagorana, umuntu akabura hasiga abana, umuntu akabura daycare kandi akeneye kujya ku kazi. Ndasenze mu izina rya Yesu ngutwo tubazo twose mwami ugenda utwivurugutemo. Ntabwo nzi uko ubigenza ariko nzi ko aho wakojeje ukuboko kwawe byose birashoboka, byose birashoboka. Reka daycare z'abana ziboneke, reka amafaranga yo kuzishyura aboneke, reka leta mwami intervene mu izina rya Yesu Kristo Nazareti. Abo bana babona aho bajya, abo bana babona aho birirwa mu izina rya Yesu Kristo, kugira ngo uyu mubyeyi abone uko ajya gukora, uyu mubyeyi abone uko ajya mu kazi, kugira ngo abone uko abaprovidingira mu izina rya Yesu Kristo Nazareti. Ndakwinginze data, winjire mu dutoya no mu binini mu izina rya Yesu, ubushobozi buboneke, mibereho ikunde. Wari uri kwibaza wese ko batangiye ishuri nibatabaza ajya barya iki? Mana ndasenze mwinginga data, uri umubyeyi utababyeyi bose ngo turi babi, wari ko tuzi guha abana bacu ibyiza. Wase wowe data mu ijuru wabuzwa n'iki kuduha ibyiza. Ndasenze Mana nkwinginga kugira ngo providing Mana muri uru rugo Mana, muri uru rugo rubuze uko rubigira, muri uru rugo rubuze ubushobozi, muri uru rugo rutazi icyo gushyira muri frigo, muri uru rugo rudafite icyo gushyira mu kabati, muri uru rugo rudafite icyo gushyira ku nkono. Mana ndakwinginze provide papa, provide ku biryo by'abana bazarya, provide Mana aba bana ntibazajya bava ku ishuri ngo bicwe n'inzara. Oya data, ijambo ryawe rirambwira ngo yemwe abibutse Uwiteka ngo nimukamuhwemere, ngo reka nimukamucecekere, ngo kugeza igihe muzabona Yerusalemu habaye hano amashimwe. Yerusalemu ni mu ngo zacu nzahora mbivuga. Ndakwinginze data, uturinde gucecekera imbere yawe, uturinde kumera nk'ababuze uko bagira kandi tugufite data. Turagutabaje, ndagutabaje. Sanga uyu mubyeyi umuhe icyo gushyira mu nkono kugira ngo abone ko mwami agaburira abana bavuye mu mashuri mu izina rya Yesu Kristo. Hari abari kurara hanze, hari abari kurara abanyagirwa, hari abari kwicwa n'imbeho. Reketekere mekri ya baba, mwaga ibyo muri isi byose twabikemura, ariko turagutabaza wowe Mana itabura ukigira. Ugasanga umubyeyi ufite ibyiringiro, ugasanga umubyeyi ufite ijambo muri we, ugasanga umubyeyi uzi kudeklara neza. Mana ukamugirira neza, ukamugirira neza, biterwa nuko Mana umuntu akwiringiye, biterwa nuko Mana umuntu akwizeye. Ndakwinginze data, ndakwinginze mwami, akitagushobokera byose biragushobokera, ibidashobokera abana abantu imbere yawe birashoboka. Eko umubyeyi yongererwemo imbaraga z'uko ushaka kumucira inzira aho zitari kaboneka mu izina rya Yesu Kristo. Aba bana bakabona Mana ubushobozi bwo kubaho, aba bana batora amashashi hirya no hino kugira ngo bareke ko babona minervare, kugira babone ko babona icyo kurya. Aba bajya ku ishuri ntibirirwe bataha kuko badafite aho bataha, kuko badafite icyo kurya. Aba babigatagara, aba mu maroferi na hirya no hino. Providing Mana, dukoresha ibyo dushobojwe, ariko we mwami niwe ushobora byose. Ndakwinginze mwami, providing Mana, ndakwinginze. Aba bana babona aho bataha, aba bana babona ibyo barya, aba bana babona abo bitaba papa, aba bana babona abo bitaba mama mu izina rya Yesu Kristo. Muri iki gihe amashuri atangiye Mana, nabo babona inzira, Mana nabo babona ubacira inzira, Mana nabo babona ubacira inzira mu izina rya Yesu Kristo. Ndasengera urubyaro rwacu aho ruri hirya no hino ku isi. Hari n'abanza amashuri data batabuze ubushobozi, batabuze icyo kurya, batabuze icyo kunywa, ariko bonyine bakiterura igitondo kimwe bakanga kujya ku ishuri.
Mana kubera uburara, Mana kubera ibyo bibaboshye, Mana kubera ibyo bibahiga, ndabasengeye, ndabazi mwami, ndabasengeye mu izina rya Yesu, barebana amaso y'imbabazi, barebana ubuntu bwawe. Ketere mekeri yarababa, ikatora mandekete, eketike Mesiya. Mana ndakwinginze, Mana wagari umwana w'ikirari wabo, ndakwinginze ngaba bana mwami bari hirya no hino, banze ishuri, banze gusubira mu buzima bw'ishuri, kandi ejo habo mwami hari kuba ari heza. Abo bana banze kugira icyo bakora, biyemeje kwibera mu mihanda Mana, kandi batabuze uko bagira, bamenye mwami areketekerebe, bamenye kuri Mana, bamenye kuri se w'imfubyi. Ibyo bibaboshye barekure, ibyo bibaboshye barekure, ibyo bibaboshye barekure mu izina rya Yesu Kristo, mu izina rya Yesu Kristo, mu izina rya Yesu Kristo. Basubire mu ishuri, baba Mana abagabo, baba abagore bo kuguhamya, bazavuga imirimo bakoreye, bazavuga ibitangaza bakoreye. Ibyo bikomere bya bibaboshye byose bibabohore mu izina rya Yesu, bibabohore mu izina rya Yesu, bibakize mu izina rya Yesu. Baba bana bazima, baba bana b'ikitegerezo, baba bana batekereza neza, basubire iwabo, basubire iwabo, basubire mu mashuri, babone mwami uko baba ikitegerezo cy'abato kuri bo mu izina rya Yesu Kristo. Turasengera ubyaro rwacu, ibyo biri gucamo hirya no hino byose, ibyo bari gucamo byose, ibyo bari gucamo byose, izo depression zabateye zisigaye zituma biyahura, ibyo bibatera agahinda bisigaye bituma biyahura. Ndakwinginze data, n'abari kuri universite bafite ubuzima, nibajya babura uko babigenza, ugasanga ngo nabo biyahuye, ugasanga nabo ngo bijugunye muri ibi, ugasanga nabo ngo babivuyemo, kandi ntacyo bari babuze. Ndakwinginze data, kora ibitangaza mu bana bacu. Ntabwo nzaceceka, ntabwo nzaguhemera, naba ndi kuri kamera, naba ntakuri kuri kamera, nzaguhora imbere, nzahora nkubwira mwami, nzahora nkubwira. Nibwo nakumvisha imwe rimwe, nubwo nakumva abiri, Mana bizanezeza umutima wawe. Ndakwinginze data, gira icyo ukoze, gira icyo ukoze mu bana bacu, gira icyo ukoze mu bana bacu, gira icyo ukoze mu bana bacu. Turabasengeye aho bari hirya no hino, bagirira ubuntu Mana, bagirira imbabazi data. Izina rya Yesu, mweretse ababyeyi bibana, mweretse ababyeyi bibana, abo bitabase ingoma ndazi. Mana ndakwinginze, bagirira ubuntu mwami, abo batawe n'abatware, abo ngabo se cyangwa bapfakaye, bari kwirwanaho kubana, bari kwirwanaho muri ibyo bintu byose. Abo bafite abatware bari responsable, birwanaho mu bintu byose mwami, ndabakweretse data, bagirira ubuntu mwami. Igihe cyo gutangira amashuri abari stress kuri bo, Mana ndakwinginze, bagirire neza, bagebana amaso yawe imbabazi, barebana amaso yawe imbabazi, barebana amaso yawe imbabazi. Uri Imana ishobora byose. Provide papa, provide mwami w'abami. Ndakwinginze data, ndakwinginze mwami, kora ibitangaza kuri umubyeyi kwizeye, kora ibitangaza kuri umubyeyi kwiringiye. Ntabwo ujya ubura kubigenza, ntabwo ujya ubura kubigenza. Ndakwinginze data, ndakwinginze mwami w'abami, cinzira aho zitari. Uyu mubyeyi wibana, uyu mubyeyi wirwanaho muri twose, uyu mubyeyi ufunda hariya, abana be bakeneye computer, abana be bakeneye ibikoresho by'ishuri, atazi uwatakira, adafite umugabo wo kubisaba. Ndakwinginze Mana, murebane imbabazi data, nawe umucira inzira atatekerezaga. Umutima wongera ukwiringire, umutima wongera guhamagare, umutima wongera gutakambire. Yongera kubwira nzi ko wumva, yongera kubwira nzi ko ukora. Mana uri se w'imfubyi, ukaba n'umugabo w'abapfakazi, ariko ubasha gufata nabo batawe, ubasha gufata nabo batawe. Mana ukabona ukubagirira neza. Ndakwinginze Mana, cinzira aho zitari Mana, cinzira aho zitari mwami. Tuza abapfakazi wabikoreye nibiyandarike mwami, kandi ukabagirira neza rwose. Minervare z'abana zikaboneka, Mana ubushobozi bukaboneka, ndetse bakiga no mu bigo byiza. Mana ukwiringiye ntakorwa n'isoni. Ongera utere umubyeyi Mana kwiringira, ongera utere muri umubyeyi kukwiringira, kukurangamira wowe gusa, kukureba wowe gusa. Abari wowe wahamagara, numushyira mu mwamo mutima, arabikora data. Akwiringire mwami, kandi nzi kuri buca inzira aho zitari. Ndakwinginze data, girira neza Mana umubyeyi, girira neza uyu mubyeyi, mucira inzira aho zitari ziri. Abone Mana ubushobozi bwo kohereza abana mu ishuri, bwo kubabonera minervare, bwo kubabonera ibikoresho byose bakeneye, imyenda n'ibindi byose. Matike Mana,
ibiryo byo kubagaburira mwami igihe bagarutse mu izina rya Yesu Kristo. Turatuye uburinzi bwawe, turatuye uburinzi bwawe, turatuye imbaraga zawe, turatuye gushobora kwawe, turatuye kunesha kwawe, turatuye mwami sante yawe, turatuye mwami ubukungu bwawe n'ubukire bwawe, ubutunzi bwawe mwami, muri izi ngo zose zigukeneye, muri izi ngo z'abapfakazi mwami zishaka koreza abana amashuri ariko zidafite ubushobozi, aba bakeneye scholarship mwami ndakwinginze mwami, aba baplayinze batarasubizwa ndakwinginze mwami, aba bategereje data ndakwinginze mwami, aba barirwa n'amasosiyasiyo hirya no hino provide papa, bagirira ubuntu mwami, bekwirirwa batonze ahantu bica intege data ndakwinginze mwami, bibakorera warabidukoreye mu izina rya Yesu Kristo, babona ubushobozi bagiye mu mashuri bige, bazagere kure, bazavemo abantu bakomeye, niwe basha gufata umuntu ukamukuramo umukungugu, umukene ukamukura mu mukungugu akitira hejuru akaguhimbaza, urabishoboye data. Ndakwinyize cinzira mwami, cinzira ku mubyeyi wese ugukeneye, cinzira ku mubyeyi wese ugukeneye, cinzira ku mubyeyi wese ukwiringiye, cinzira ku mubyeyi wese uri guhamagara izina ryawe, cinzira ku mubyeyi wese uri gupfukama imbere yawe, cinzira ku mubyeyi wese uri bukuririre, cinzira ku mubyeyi wese uzamura amaboko mwama gutakira, cinzira no kururira kubitekereza abuza amagambo yabivugamo terma bimurenze. Mana ndakwinginze abo bana bafite ababyeyi barwaye, abo bana bafite ababyeyi barwaye batazo batakira, reka Mana baguhindukirire, uri se w'imfu ndabasengeye, umve gusenga kwanjye ubagirire neza, aho makaterembekeri ya baba ubagirire neza Mana, ubatere mu mutima wo kugusenga no kugushaka. Ndabizi ko mwamukwiringiye adakorwa n'isoni, girira neza iyi miryango, girira neza iyi miryango. Ndakwereka Mana ababyeyi babyaye abana bafite autisme Mana, bari kwibaza ku bana babo, bari kwibaza ishuri bajyamo, bari kwibaza aho bahera, bumva bibateye ubwoba, bafite anxiety mwami, bibaza ngo se abana banjye biragenda gute, ko ari aba special need mwami. Reka ucinzira muri ibi bihugu birahari cyane, reka ucinzira mwami, reka ucinzira kuri aba bana bafite special needs mwami, ubabonere n'abamashuri, ubabonera abarimu bazima, ubarinde mwami abana bababuringa mwami, mu izina rya Yesu Kristo Nazareti. Aba bana ndabasengeye, niwe utanga ubwenge, ni nawe utanga ubushobozi data. Satani nibyo arakora ariko nawe urakora, na data aracyakora, mu izina rya Yesu Kristo Yesu uracyakora, na data aracyakora. Ndabasengeye nabo mwami, aba special need mwami, ngubagirire neza. Uyu mubyeyi muhe gutuza, uyu mubyeyi muhe gutuza kwiringire, uzabarinda abakubita mu mashuri, uzabarinda ababuringa amashuri, uzabarinda abamoka mu mashuri, mu izina rya Yesu Kristo Nazareti. Ubabonere za daycare zikwiriye, ubabonera amashuri akwiriye, kugira ngo uyu mubyeyi nawe anezerwe ko nawe umwana we azagera kure, mu izina rya Yesu urabishoboye kubikora data. uyu nguyu ufite benshi wabuze uko agira, nawe mucira inzira data, nawe mucira inzira zibone. Uri se w'imfubyi, uri umugabo w'abapfakazi, uri wabatawe bose mwami, ndakwinginze data, reka iri sengesho mwami rigira icyo rikoze mwami, nta sengesho ritoya ribaho. Ndakwinginze ngo iri sengesho rigira umumaro munini cyane, rigira abo rifasha mwami, rigira abo rirokora mwami, rigira abo ricira inzira mwami, rigira abo girira neza mwami. Muri iki gitondo Mana, umutima wanjye urakwiringiye, umutima wanjye urakwiringiye, umutima wanjye urakwizeye. Ndakwinginze mwami ngo ibyo byose mwami byari byarishyize hejuru, ubwoko bwawe byose bicishwe bugufi mu izina rya Yesu. Babone gutabarwa kwawe, babone gutabara kwawe, babone gutabara kwawe, kuko uri Imana itirengagiza amasengesho y'abera, uvubira imvura babi n'abeza. Ndakwinginze Mana, uvubira imvura babi n'abeza mu izina rya Yesu, ukora ibitangaza mu bwoko bwawe. Ugirire neza abawe, abafite agahinda hirya no hino, abafite guhangayika, ababuze ibitotsi, abafite ubwoba bwaho bohereje abana babo, mu izina rya Yesu. Iyo anxiety yose iri mu babyeyi uyifate mpiri, mu izina rya Yesu Kristo Nazareti. Ubagirire neza data, ubagirire neza mwami, utwigishe kwatura ibikwiriye, utwigishe kwatura uko bikwiriye, utwigishe gusengera abana bacu nk'ababyeyi mwami, utwigishe gusengera abana bacu,
bacu, utwigishe mwami ukuntu tubaturaho ijambo ryawe kandi rikabakurikira. Ijambo ryawe rambwira ngo toza abana inzira bakwiye kunyuramo bakiri batoya, ngo bazarinda basaza batarayivamo. Mana ndakwinginze utwigishe ukuntu dusengera abana bacu, utwigishe ibyo tubaturaho mwami, ngo bazigishwa n'Uwiteka, ngo kandi bazagira n'amahoro menshi. Reka aho bagiye kujya mu mashuri bigishwe nawe data, bagira amahoro menshi, ubarinde inshuti mbi, ubarinde abarimu babi, ubarinde mwami byabahiga byose. Mu izina rya Yesu tubatwikirije amaraso ya Yesu, tubateretse mu buntu bwawe, tubashyize mu biganza byawe Mana, kuko tukwiringiye, kuko tuzi kuri Imana yacu. Mana ndakwinginze data, wigishe uyu mubyeyi Mana ukuntu yatura amagambo meza ku mwana we, ukuntu amuremamo ibyiringire. Dufite imbaraga ku bana bacu, dufite ubushobozi ku bana bacu. Reka utwigishe kwatura ibizima, reka utwigishe kubaturaho ibizima. Reka duhore tubabonaho umugisha wawe, reka duhore tubarundaho umugisha wawe, reka duhore tubarundaho amagambo y'Imana mu izina rya Yesu, kugira ngo baba bana bigirire icyizere nabo, baba abana bakwiringira, baba abana bakomeye, baba abana badasanzwe mu izina rya Yesu. Urakoze data, urakoze kubikoze. Nsenze byinshi ariko wowe ni wowe uzi ibibakwiriye, mvuze amagambo menshi ariko ni wowe uzi ibikwiriye abana bacu. Ndakwinginze ngo Mwuka Wera ubagayidinge, ababuze shwa y'ibyo baziga ubagayidinge mu byo baziga, ababuze aho boheza abana babo ubagayidinge aho babohereza. Ibyo byose Mana, Umwuka Wera wawe agenda bijyemo, uko niwe mufasha mwiza twasigiye nawe. Agenda bijyemo, agenda byivangemo, abijyemo byose bigende neza uko bikwiriye. Urakoze kumaza ubwoba ababyeyi, urakoze kumaza anxiety ababyeyi, ubamaze anxiety, ubamaze stress, ubamaze ubwoba, ubahaye ibitotsi byo gusinzira mu mahoro, biringiye ko wabikoze, biringiye kuri Imana ishobora byose. Ngo niba turi babi, ngo tukabazi tuzi guha abana bacu ibyiza, ngo ntawe yasaba ifi ngo amuhe inzoka, ntawe yasaba igi ngo amuhe ibuye, ngo wowe wabuzwa n'iki kuduha ibyiza. Mana ndakwinginze Mana, utanga ibyiza ku mubyeyi wese ukwiringiye, utanga ibyiza ku mubyeyi wese ugusenze uguhamagaye. Mana ndakwinginze ngo bikore data, atari uko dukiranuka, ahubwo ari ukubera ubuntu bwawe bwinshi, ari ukubera imbabazi zawe nyinshi, ari ukubera kuri umubyeyi w'impuhwe nyinshi. Mana urakoze kumvise gusenga kwacu. Aba bana ni abana b'Uwiteka, aba bana ni umugisha w'Uwiteka. Dukomeze twige kudekarara ababyeyi. Isengesho ryo kudekarara rifite imbaraga. Ugafata ibyanditswe ugatangira ukabidekarara ku bana bawe, baba bahari baba badahari, baba bari imbere yawe baba batari imbere yawe, ukadekarara ibyanditswe. Birakora, biragenda bikajya ku rubyaro rwawe, kuko ni urubyaro rwawe, ni abana bo mu nda yawe, ni abana wahawe mu mwuka, ni abana usengera, ni abana ufite mu mutima, ni abana ufitiye umutwaro. Ibyo ubadekarayeho byose nk'umubyeyi biraba. Twige kudekarara neza, twige kurema amajambo y'ibyiringiro, tuyareme no ku bana bacu. Birakora pe. Imana ibaha umugisha, Imana ikomeze ibarinde guhangayika, Imana ibarinde kumva ko umutima wahagaze kubera ko amashuri yatangiye, stress, ibi biravahe bino biravahe. Iringira Uwiteka, ukomeze umusenge cyane, ukomeze umubwire, ukomeze udekarara aya majambo y'Imana. Abana bawe bazigishwa n'Uwiteka kandi bazagira amahoro menshi. Peu importe ibyo uri gucamo byose, komeza udekarare amagambo meza ku bana bawe, ubifiteho uburenganzira n'ubushobozi. Imana itugirire neza, komeze turindire abana abagiye gutangira amashuri, abayatangiye, abazayatangira minsi iri imbere, bose Uwiteka akomeza abahire. Uburinzi bw'Imana bukomeze kubabaho, umugisha w'Imana ukomeze kugendana nabo, umugisha wa sogokuruza Aburahamu ukomeze kubana natwe twese n'abana bacu n'imiryango yose ya hafi n'iya kure. Amen, amen.